Sinibaza ko umuro wavuye ku bugizi bwa nabi kuko hahiye kare ata muntu arinjira indani. Ivyo beje gushikirizwa n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza imbenzi ubudandarizo izwi ku izina rya Galerie Ndayizamba na Le Parisien. Ibihe byiza nshuti zaho murande 7 TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi doza ku mutima nako bizahora nta nimaburi mwatuma tutabikora. Nge nitwa Nshimye Imana Simon. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru mu by'ukuri iteye agahinda, ni inkuru nakita ko ari y'intimba igomba kuzura imitima y'abarundi, abasha miliyoni n'amabiliyoni, abasha amafaranga yabo, abafite inguzanyo, abafasha amadeni mu mabanki atandukanye, abashe imishinga runaka mu cyanya cyari ubucuruzi birumvikana ko ari Burundi. Kibaswe n'inkongi y'umuriro nk'uko mubibona, murabona ko mu by'ukuri inyubako ikorerwa mu bucuruzi, murabona ko iryo ni idarapo ry'u Burundi. Murabona ko ari inzu y'ubucuruzi mu by'ukuri yibasiwe n'inkongi y'umuriro, kandi rwose bigaragara ko ubushobozi bisa nkaho ntabwo ari buhari, kuko ubusanzwe inyubako nk'izi ngizi iyo zubatswe bashyiramo kizimyamwoto ku buryo ziba ziregeye. Iyo inkongi y'umuriro igiye kuba nta kabuza ako kanya kizimyamwoto zihita zitangira gukora akazi kazo. Ntabwo rero ari ubwa mbere igihugu cy'u Burundi cyangwa se bimwe mu myanya ihenze cyangwa se mu bice bihenze by'u Burundi byibasiwe n'inkongi y'umuriro. N'ubusanzwe mu minsi itari mike yashize mubabarire icyanya cy'u Burundi cyangwa se cy'igihugu cy'u Burundi kibikwamwo intwaro cyaje kwibasirwa n'inkongi y'umuriro nabwo ku buryo budasobanutse. Wakibaza ngo rero mu by'ukuri bigenda gute kugira ngo isoko nk'iri ngiri rishye rikongoke kuri iki kigero cyo hejuru? Nanone ukibaza ati se mu by'ukuri bigenda gute ku buryo abantu bubaka imiturirwa nk'ingi hanyuma kuzimya umuriro ntibibe byarateguriwe uburyo bikorwamo? Mu by'ukuri urabona ko inyubako iri gukongoka, abaturage bagerageje guhunga, bagerageza gukora icyo nakita ubutabazi bw'ibanze, ariko mu by'ukuri biranga, bibi by'ubusa, iyi nyubako irakongoka. Hanyuma rero murabona ko abashinzwe kuzimya umuriro bakizimya mwoto bagerageje guteramo amazi, ariko mu by'ukuri bisa nkaho icyo nakita ubutabazi bw'ibanze ntacyo bwari kuramira, kuko inyubako yari iri gukongoka kandi ku kigero cyo hejuru. Ukumenamo amazi rero mu by'ukuri wabonaga ko ari nko kumena amazi ku nkoko cyangwa se kuzimisha umuriro peteroli. Inyubako yari irakongoka, ntacyo perezida w'u Burundi cyangwa se ikigo gishinzwe ibiza ku rwego rw'u Burundi bari batangaza, nta nubwo turamenya icyateye ino nkongi y'umuriro. Abanyarwanda rero n'abandi batandukanye bakikije u Rwanda tuba dukwiye kwigira kubiba ku baturanyi. Burya ngo umuturanyi narwaza ibinyoro nawe uzategure akarago, kubera ko no uzabutahiwe. Isomo nk'iri rero rikwiye kugira icyo bifasha ba rwiyemezamirimo kugira ngo mu by'ukuri bategure uburyo runaka bwo kuzimya umuriro. Hanyuma rero wenda abantu benshi batakwibaza ngo ese ibikorwa by'u Burundi busanzwe bukorera muri Kongo cyangwa se ibikorwa u Burundi busanzwe bukorera mu gice cy'Imasi cyangwa se aho buri kurwana n'umutwe wa M23 haraho bihuriye n'iyi nkongi y'umuriro, nta kimwe kiramenyekana, cyane cyane ko ntabwo ari ubwa mbere ibi ngibi bibaye, cyane kuko murabizi ko nta myaka cyangwa se amezi 5 ashize ububiko bw'u Burundi bw'intwaro za kirimbuzi cyangwa se n'izindi ntwaro zibanze bwifashisha ku rugamba zibasiwe n'inkongi y'umuriro. Abantu rero batavuga rumwe na leta y'u Burundi uko biri kose, hari ibyo baba bavuga, hari ibyo baba batekereza, rimwe na rimwe ujya kumva aravuze ati mu burangare, abandi bakavuga ati
ni impanuka abantu babivuga uko bashatse. Ikihari ni uko isoko ry'u Burundi ryahiye rigakongoka nk'uko mubibona amashusho uko bigaragaza, aragaragaza amaduka, aragaragaza imiturirwa iri gukongoka, ndetse bigaragara ko ari ibyanya byo hejuru cyane, cyangwa se ya myanya yo muri etage iyo hejuru, bigaragara ko ariyo ibiri gukongoka. Ahangaha rero inzego zishinzwe umutekano, ndi kuvuga polisi n'abandi bashinzwe kuzimya umuriro, hari igihe ubushobozi bwabo bukabarenga, ndetse rimwe na rimwe bagahitamo gukizwa n'amaguru kugira ngo nabo batahasiga ubuzima. Ibi ngibi impamvu tubivuga, ngira ngo murabona ko bagerageje gukora ibyo bagombaga gukora, amatanki araza, ariko mu by'ukuri nkurikije ibyo mbona mu mashusho, bigaragara ko ubutabazi bwaje bukerewe, nta buryo buhari mu by'ukuri, nta mikoro ahagije ahari yo kuba bahangana n'inkongi y'umuriro nk'iriya, kuko murabona ko niba ndi kureba neza hari tanki imwe, ariko iyo tanki imwe nayo ifite amazi make. Ubundi iyo inkongi y'umuriro nk'iyi ngiyi ije, amazi ni ngombwa, ariko na carbon dioxide cyangwa se bya bifu bizimya umuriro nabyo ni ingenzi, kuko bigira uruhare mu gutuma umuriro udakwira umushwaro. Ahangaha rero bigaragara ko mu by'ukuri inkongi y'umuriro yarenze ubushobozi, cyangwa se fire team, cyangwa se itsinda rishinzwe kuzimya umuriro ry'i Burundi. Dukwiye kuba maso rero, barundi namwe barundi kazi, mukwiye kuba maso. Bafite imiturirwa nk'iyi ngiyi igeretse rimwe kabiri gatatu, mukwiye gushyiraho uburyo runaka bworohereza abatabazi kugira ngo mu by'ukuri babagere, kuko murabona ko kizimyamwoto iri kuzamura amazi ihagaze hasi. Ntabwo bishoboka ubundi iyo nk'aha ngaha bagiye kuzimya, baba bafite urwego cyangwa se ibimashini birebire bihita bizamura bigatungayo umunwa, ari ibirekura amafu azimya umuriro cyangwa se carbon dioxide, bigakora akazi kabyo. Bigaragara ko rero aha ngaha muri iki gice nta byakoreshejwe. Birumvikana ko rero nubwo Uburundi buri mu byago, ntago ari ibintu byo kwishimira, ni ibintu bibabaje, kuko ibihugu bitandukanye, abanyamahanga abashoye imari yabo ndetse n'amafaranga yabo muri iri soko rihiye rigakongoka, uko biri kose hari abanyarwanda bafitemo amafaranga yabo, hari abaganda bafitemo amafaranga yabo, hari abanyakenya bafitemo amafaranga yabo, abarundi n'abandi batandukanye. Dukwiye kuba maso rero, ariko nanone tunahwitura company rwose, mugerageze mugura ibikoresho bihagije. Abantu nibagura ibikoresho bihagije kugira ngo mu by'ukuri byifashishwe. Urareba ari kuzimya, ariko mu by'ukuri ari kohereza amazi ahagaze hasi. Biri rero ntabwo byahangana n'umuriro uri imbere mu gisenge, cyangwa se muri konter, cyangwa se mu bijyanye na kashipa, cyangwa se muri mu mafizibure ashinzwe kuzimya umuriro, cyane cyane ko niho haba habereye siriko. Ni byiza ko rero amakizimyamwoto cyangwa se n'iyindi miheha yagenewe kuzimya umuriro izamuka igatungereza amazi hejuru. Ni ukwihangana rero, abarundi mukomeze kwihangana, mukomeze mu by'ukuri gukomera, mukomeze kuhaba gitwari, twifatanyije namwe uko ibihe byagenda kose, turi kumwe namwe, ntabwo tuzigera tubareka mwenyine. Ariko nanone tubasaba nyabuna mugerageze gukoresha ibikoresho mu by'ukuri byuje ubuziranenge, kuko hari igihe inkongi y'umuriro ibaho, ariko inkongi y'umuriro ikabaho atari uko ari icyo nakita ubuswa bwa installation, ahubwo ari gukoresha ibikoresho biciriritse. Ibikoresho biciriritse nabyo bishobora gutuma inkongi y'umuriro nk'iyi ngiyi nayo ibaho, kandi mu by'ukuri bikarenga ubushobozi bw'umuntu. Ni ukwihangana rero, ni ugukomera, ni uguhitamo ibikoresho bya nyabyo, ni ukwifashisha amasinga ya nyayo mu by'ukuri kugira ngo bidafashe. Urugero nko mu Rwanda dufite legend cable mu by'ukuri namwe mu masinga akozwe ku kigero gishimishije, ku buryo ashobora guhangana n'inkongi y'umuriro nk'uku nguku. Namwe rero mu Burundi wenda asanga mufite ayandi runaka, cyangwa se n'izindi company zikora amasinga zibasha guhangana n'inkongi y'umuriro nk'iyi ngiyi. Ni byiza ko rero mu gihe uri kubaka inyubako nk'iyi uhitamo ibikoresho bijyanye n'igihe, amasinga, amafizibure, ndetse n'ubundi bwoko runaka bwifashishwa muri installation y'amashanyarazi, kugira ngo mu by'ukuri ubashe
ubashe kugira inzu imeze neza. Iyo utabikoze uko nguko n'ubundi birangira ibyo wavunikiye bibaye imfabusa. Mu by'ukuri urabona ko uriya muntu uri kuzimya ariko mu by'ukuri ari kuzimya yahakongotse. Amaduka amaze gukongoka, inzu ibirahure murabona ko byaturaguritse, nta bundi buryo buhari, wenda ni ukuzimya umuriro kugira ngo tuze, ariko mu by'ukuri urabona ko ntacyo ari kuramira. Ubundi ibintu nk'ibi ngibi ntabwo bikoreshwa n'amaboko y'abantu, ahubwo bikorwa n'amamashini afite icyo nakita pressure cyangwa se water pump yenda asunika amazi mu by'ukuri ku buryo aganza umuriro. Rero ko rero we ari gushyiramo amazi, ahubwo hakuye amazi umuriro ugasara duke kwa maso. Nge nitwa Nshimiyimana Simeo, mukomeze mugire amahoro aturuka ku Mana. Iyi ni Homeland 7 TV, niba Rwanda ruhageze ukore subscribe. We will swim every ocean, we will cross all valleys and plains, we will climb every mountain to cover